ndakubonye burya bya bintu umukozi w'Imana yambwiye biri mu Imana pe niwe narindi gushaka bayo Imana iraguhamagara gutoranyije muri benshi dufite mu mudugudu umva rero Jesus is Lord. umukozi w'Imana Imana yamweretse nyine se naguze ko nyine nanjye nyine ndamwumva umukozi w'Imana nuko tubona nyine dusenga kwa Yesu ariko umukozi w'Imana arambwiye ngo babwire ko bazakora inama yo bantu kujya mu ijuru ubwo rero urumva ni ibintu birimo kwandika byumva neza birimo kwandika abantu bakajya mu ijuru nimba Imana yantoranyije ndagikora Imana yagutoranyije iruka ugende wamamaza bose ubabwire ngo turahurira kwa Nuza ku mabuye aho dusanzwe tuyikorera mu mabuye dusanzwe tuyikorera kugenda nk'agatenesi ibintu by'Imana ni ukugenda vuba kugenda vuba ariko twakerewe ibuka wanumye ku mumotsi namubwiye kare ubu ngubu turasanga n'abantu buzuye Jesus is Lord. ku mumotsi ariko bamwita umuvuga butumwa uriya se wagiye wasamanga ku musozi ahubwo tugeze aho dukorera inama burya hano wamuvuga butumwa yababwiye hari imbere ku mabuye tugende nta kibazo tubata nizera ko ari Imana yakubwiye ngo twandike abantu bajya mu ijuru yo mu ijuru navuganye nayo ngo ko ni imitwe ko muzi navuganye nayo ndakumva baba nandika bajya mu ijuru se andika abari kugana mu rurembo ko mu ijuru naka bari kugana mu ijuru shayi ni imitwe pe nubwo nanjye dukora deshekelete kabose ko nta muntu wari wahagera sansarate manza wihana umunyabyaha cyabugufi imbere y'Imana ahubwo nikiragusika ndandika abandi urasiga ndakwandika yera Isiraheli mubwira ngo ndakwandika kora umurimo wayo neza izaguhemba witwa nde pasiteri Gashuhe no kandi yambwiye kiraza kuko nari usohora ushyushya ibintu by'Imana ugomba kubishuhira nakwanditse kadutegereza abandi bakirisi cyangwa abandi none wowe kutiyanditse kandi Imana yambwiye ko aba bantu izaba kubaza buri bwandike ugeze mu rurembo rwo mu umutwaro sinashobora kuwikorera urandika ubuze n'aba basinzi dufite mu karitsiye ngenda bandika ndashaka ndabandika Imana irimo imbwira ngo marayika yahageze nawe yafashe ikaramu ukuri bwandika nganje kubona mbona uri kwandika na marayika ari uri kwandika twabategereje kibazo Apostle, we have this. n'umusinzi mugenzi wawe ukamwima ubwo ntabwo uri igisambo kugande yesi imbaraga we none naringize ngo basi twayavuye naringize basi uravuze ngo basi ngo nakawe ibyo ko nagiye gukora utaziye nagakoreye ntitwarisangiye asake ibyo utasomye usagende mu rugo bakumbera itasi y'amazi No. Apostle, we have this. kanguka urebe abanyamudugudu baje nimba ari abaturage hindure neza Imana ishimwe mu bandi Imana ishimwe muraho neza mwese muraho neza mukozi meze gute gira gutya ariko Yesu umenya ko yagupfiriye what mwese ndabona mwitabiriye inama y'abajya mu ijuru
mwese turabandika mu Ajya nanjye tuzajyayo. Bimeze gute se? abasinzi bo ibintu Imana yambwiye leta kisha nta mukozi w'Imana Ariko nanjye twakwicarana. Charariya bo wowe kugira ngo ujye mu rurembo rwo mu ijuru kwiyandikisha ahangaha ni ubuntu ariko urumva uzabigiramo amahirwe ugeze mu rurembo rwo mu ijuru ariko iryo cupa ugomba kurisiga ahangaha undi nawe rero ndumva Imana yambwiye ko kwiyandikisha ahangaha ni ukujya mu rurembo rwo mu ijuru ubishaka kuko hari umuriro ngira ngo mwaje kumva hirya Jesus is Lord. Mutisi wa mwumvisha. namwumvishe mani Wananyarukiye aragera ijya ku mabuye. tuje komera ntimubizi umuriro nukunga kuno muriro nawe ndakuwatumvishe no guhungaga Yesu Ajya ngo bakwita pasiteri gashuhe. ugomba gushuhirana mutima Nagize ngo ushuhaga nkigishuha. Imana iragutsinda ahangaha ukitonda I hear me to me. abashaka kwiyandikisha karibu ni mwica Apostle, we hear of this. nakubwiye ngo wambeshye ubu yiba Imana yashatse ko abantu bahinduka uyu musinzi aba yaje ameze neza ubona kuntu ariko dutesha umutwe ngo umuriro wisatu wamfashijeho Nkagwase nkagusa. nta kibazo zana Kareka nawe. zana Amapasitori nkwera ku nzoka. Uko bavuze ngo mwijura abagayo bose abagayo n'izi nzoga zo nkundaka. hariyo umunezero Zino zibagayo. Yesu igihe baza turi gutembera ku nyanja y'ibirahuri ntabwo barazaba mu munezero Ese pasito n'inshinga kabari se wowe kutari kubamfasha waje kugira utanga ariko se pasite nk'ikibundi kiri kujya mu ijuru ryanje fasha iriya juru naryo uzajya mu gihe ntabwo ndirirwa mwandi uriya ntabwo ngende bo mwandi kubera iki? tugenda Imana ishimwe Imana ishimwe njye ntabwo kiranda cyane uri kubona ko bari kuntinya bitewe n'umuriro gundi komera mukozi Mwita pasito. umusinzi tumuveho tujye kumuriro njye ntabwo namwandi muraho Kainda bishwanyagura. nyiribihe mukicara nka hariya mukumva icyo nabahamagariye mwihute mbese cyangwa njye nere kubandika mu bajya mu ijuru Rono. no musinzi njye ntabwo ndongera kumusubirisha mukurikiza mwanyemerera muraho neza mwanyemerera nkavuga amagurutse cyarahaza bwiye hakurikire ubundi bo ko mutureba ahangaha nari ndi Kadeshi cyangwa se kuba tazi kirimo iki giheburayo nahahita nko mu butayu abatazi mu butayu ni ku rusengero cyangwa se mu cyumba cyo mu nzu yanjye nibehererana n'Imana ndakubona marayika aza kuntegeka ko ngomba gufatanya na diakoni tukandika bari kujya mu rurembo rwo mu ijuru murabyemeza ko mushaka kujya mu ijuru kuko hari umuriro kuri inyuma mbona mwinshi nk'ukwisotomo n'ingoma murabyemeza kutazabotsa none niba ubyemeza wazana iryo cupa ukarishyira hasi kuko nta nzoga zizaba mu rurembo rwo mu ijuru Ase mwijuru nta nzoga zijya wanyemerera ingofero ukayitsa nk'uyizamuraho gakeya nubwo buntu bumeze nk'amaherena bujya mu bukeya ukavana mu matwi ndi kuvugana uriya mwene data mushiki wacu ako kantu ni kabi none watangira ukandika abantu bashaka kwiyanduza marayika ke yageze ahangaha ndimo ndakureba arizi wamubona kuko ntabwo Imana yagufungura amaso aya se ibisimba ayo ngaya aya ni ay'umuntu twe tugiye ayandi twavanye Kadeshi Jesus is Lord. mu butayu batangire mbandike ntareba inyandiko. pasite nta bintu mwumva binuka pasite Behese ko bihumura birikenuka bwahe. pasite bavuga abadayimoni bajya bamenya bavuye ku ikuzimu reke undi kubona bwihera mwarebye icyo nababwiraga
muhungu y'umuriro bene Can da you meet me? ya Bami. uzamutwika ariko wicanira Umucayi hano kwije. kanguka bwakeye urotara Bazi David. ariko ibi bintu muzabikira niba ari n'ibinuza mugatuma njya muri kamere Dore nyuma yawe ni insinga gusa neza. iziriye iz'amashanyarazi basitekera n'igisasa nakubwiye ngo uyu muntu yuzuye abadayimoni none se watwemerera basi ugaca pum toka satani uje kwanduza abantu Mbese ko mwicaye hano. ndagika desi nje kugusengera ntago wamanuzaho mumibyo mwamfashije mana yo mwangengera aba bantu wanegetse kumenya batarabashobora mumereze ibyo ese ngiye kwe kutansomeje mumere ndabigize mu mibyo njikadeshi ngiye kuvunikira aba baturage none niko ikadeshi mu izina rya Yesu Pastor repti bintu koza ngandebera ibintu byo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amafaranga izina rya Yesu mbere yangije amafaranga menshi bazana ndibika Jesus is Lord. abazimu bashaba turajyana mu butayu tuje kubi cyangwa agasigaye murakamwe cyangwa bavuye mu banywa bitabi ntihogere tangira wandika abantu ubu ukubona binatara abadayimoni baba bari kunywa benshi baba bangana nk'abinuza ariko pasite uriya si umwaka uvayo hano wa mwakoterera nibagiwe ufite n'ayanditse turi kwandika abantu bajya mu ibi bintu se ariko mumaze kunyangiriza amafaranga none mutangiye no kunyiyenzaho kingere ntabwo nari nshaka ejo tuzajyana ikadeshi nibanje bashaka kugikadeshi ikadeshi tuzajyayo mwiyandikishe vuba vuba mwiyandikishe neza ni kadeshi no barabana rero ngiye nakwanga kucyandika cara hano vuba mwandike wanjye uremera kureka itabogari habaye abamarayika n'abakerubi udukono waberwa mwandike vuba vuba mu kiyapu cya polisi ararijugunye neza cyane kasite kindakirenze nganyandika nagende naje cyangwa ibitabi habaye ndimo nkubwira wabaye abakerubi kandi wazaba muri bosha abantu bameze nkawe baberaga Imana neza tuzajya hojyana ndaba mbasobanura myandikire mwemere Yesu nk'umukiza kuko ubundi nanjye buriya yaminduye uri kumva iki ngiki Yesu aturuzaga amatabi aturuzaga umwuka wera n'amatabi kuno kwarabirabi guno gutumbura na lesansi Jesus is Lord. lesansi umwuka ubundi nago yandikishe ndabigusobanura byumvaga uri umwuka guzakuza nini uremera kureka itabi wowe rero ndazabikubita n'ibijya byabo yemeye ko cyakikorana andika ubona ko ari Imana banguka we kandi nakwanga kugurisha nako nanibagiye kukwandika nako kukwandika noneho ubu izina ryawe uzanye iby'ubwiza nanjye ariko nagira pasite komenya watubeshye komenya watubeshye No. satani n'abadayimoni babukana mata yandikiye oya iryo juru ryanyu niba ritarimo amaboga ari njye sindajyayo bazaba bota abamarayika muzaboga niba ari no kubyiga nyine muzabikora ibyo bintu iyo mu bamarayika pasite ntago ndabandika uko muri babiri nimuvuga ibitashimisha oya andika agira vuba ntago ndabahishu buriya mba ndi kwandika ariko kutashuhuye No. izina rya Yesu nimba weretswe kuko abakirisitu baraza bameze neza uyu yaturutse simude wanyana ntabwo mwanditse reka itarano ko ari uri kwandika wowe burya ntabwo mwanditse mbere kutarangira kamushyire wongere burya rero nk'undi nazi ujya mu rugendo buriya ibintu bigomba kuba bigize wakwandika abantu
turukura bose bategereye undi nawe uyarasigara ndaza kugusengera da Ndi kubwira uyu ntabwo ndi kuvugana nawe. ese na ya Yesu ubundi se iwawe pasiteze gucayo ninjye uzajyayo kubera ko ndatanu uzi ko n'umwuka wera yakubatiza kanywanya cyane ndakwaye ujura dufata nibi bikobwa by'ibyana mana yanje ujura by'iruka nawe mwandikire Nyandika ariko urakizwa ureke uyo mishinga yawe yo gutuma uraza kunsura wowe. bagira Andika ariko y'amasheri naho ndakwandika nimba ari aya maboga ari y'amasheri wabwira umuhungu wawe akanyandika. nakandike ngenza nzaza no gusengera iwawe ntabwo ndaba hejuru Ndeba uri gucereza abandi kandi tugiye kugenda muri ya misiyo y'Ikadeshi ikagira wewe niyemera iyi ni ikibo cha ewe data Ndakijijwe. uraremera kubireka beki ikintu niko iriya nka televiziyo burya baba bagendana abantu bagira I don't want peace. ndavuze ngo nimba udakeneye noneho kugira ukubire nawe nguhaye ijuru Nawe utangiye. nako nawe wanditse kujya mu ijuru Ndakijijwe ngo nyandika. Ako turaza kuvugana nituva hano. ibintu nzi kugamereranye n'umukobwa njye nawe mwanditse ndakwandika Dawa pasiteri Biki. ngaruka wongere ngire gutyo nyine nuko hazuri mana naho ndamwandika imbaraga naho ndamwandika kamera pastor n'amahoro tagira turukandika uri kujya mu ijuru Jesus is Lord. sabaga yitandara ijyana ibyo ngibyo kandi byo turi gushaka kandi byo bizatuma mushya kandi byo turi kuvuga ngo mureke tuzasha gute musigaho umva uremera gukizwa cyangwa ntabwo uri buri ntabwo ndakizwa kuwa aca bwana nyine reka nze kumubwire tumvikane irangira ijya mu ijuru isaba guca bugufi no kwitonda no kureka ibitagira umumaro wamba bariye tukazasabana wenda tugezeho kuzasanga ari byiza bitagira umumaro uriya mukobwa akubwiye ngo uriya mukobwa uriya nino ego ntawari ubizi ko uriya ari nuza ari mubyara wanjye iyi ni mubyara wanjye urakizwa cyangwa nagukizwa yabyemeye iyi naho ubundi wari wangirije imbuto y'Imana twese ngiye nakinoza nakurangije ariko nuko buriya ni mubyara wanjye n'abandi bantu baba muno bose nanirirwa mbabaza amazina ndabazi baza amazina bose abaturage bamugire n'abandi nari nongereje izina rya Yesu kupemo ndumva umuka waraje gutembera nabi uzaba n'umukozi wayo pasite nabi numva binuka oya byo umukozi Imana akwiye kubyihanganya nkano cyangwa ase pasite nkubaza mwijuru habaga inzoga none se wumva ngo musogongera ko Yesu agira neza bizaba bibarutira ibindi byose nago wumva none se kandi ngo mwijuru habaye ibintu byose none se tone kubaza ko nshaka kuzashinga akabari uzabiki uzaba pasito action remera gukizwa wowe wanuza wowe ntari bidaho umuntu yanagira Imana iguhumugisha inzoga sarazire musanze ngo munyara kugurira Bibiliya ngo nyandika kinago kivuye ku nzoga ndi kugihumura biranutse nawe urajya riri guhumura ariko ntacyo ngo nyandika aho nacyandika nyandika urandika inzoga ndazirikaho gahoro mwandike nta kandi Bibiliya iravuga ngo gatunguka ubwinda yawe yakunaniye nta kibazo andika azazivaho ariko ntago azajyayo mu ijuru mbere y'abantu azamuha kabiri ntimunige Imana yaguhitana wako waje vayo ariko natwe hajya uyu munsi yari umukristo wawe Yesu ashimwe abanga ntabwo turi kwandika bari kujya mu ijuru nta kibazo wakira uretse ko ari umuntu we ntabwo munsi ni mucyashya mu mudugudu bakwita nde
Urababona abakirisitu nta kibazo n'abandi mbese Imana izamazura uzarurangiza amahoro rata umukozi w'Imana mwamwe tubarashaka batarakugwa Mara pasito komera urakomeye se yangomira gutekereza wakina Imana izaguhemba no wabyamamaje uyu ni wamina kubiyara mu bintu byo kumukara rero oya n'amaturo yo gazaza nzakugurira icyayi nimbwa oya takumvira sobanutse mo kwamamaza ari kundinde uri ari kwandika vuba gira guhijura ariko warikoreye yarikoreye oya izarusoza amahoro sibyo Imana izaguhembe pe ariko ngungwaho gato niko bamukije nakazakarika Mana yanjye nyibihe bingishu naba ngaba baba ahubwo ibyo bintu ko Yesu yabimbujije Ibyo mu nyandiko yajya gukandika yarabimbujije Jesus is Lord. Hayemite ni bami. wemeye Apostle, we have this. na babantu ndikubona mu gucatingana ibintu bitumvikana ariko yose nyuremere Imana ko bibera hahandi nagusanze ku mugoroba ntusasubire komeza ugire gutya komeza ugire gutya gute pastor mwandike nawe nde mwandike uremeye uzajya mu ijuru ariko nakubwiye ko uzakomeza kugira gutya kugira ngo ibintu nabikora naho ndamwandika nawe unyangiriza ibintu andi tuzi ko wambeshye tuzi hano kugira ayo nguyu ni mushiki wanjye yandika nyine nje ngomba kugirira ari ry'umubiri iry'umurimo w'Imana ntari iry'umubiri ikibabaje nzaza gusura iwanyu maze mbabwire se barambwira ngo mfite amalari kandi ntacyo rero mwese ikimbabaje ko nabanditse ujyanyirira ku wa mbere mwese mugiye gupfa gupfa ariko mwe muzapfa wowe uzapfa iyo ngofero wayisize Gupfa mwatwarageze. uyu nguyu azapfa akenyutse Ariko nzasanga inzoga. oya nta n'ikintu Jesus is Lord. Bose ko twari twe twiyandikishije pasiteri ntiyinda yiyandikisha n'uriya muhungu ariko koko batura Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge nzakurega nimfa ndaguhitana ariko se mwagira ubwenge mwabonye njyewe n'umukozi w'Imana twiyanditse Jesus is Lord. yewe dusa n'abiyahuye kabisa